abantu nibwira yuko bamuhora ikintu bari bakwiriye kumufatira n'ibyo ngo bamwivuge hejuru bamwishongoraho ngo kubera ibyo yavuze cyangwa kubera ibyamugaragayeho byaba yaravuze. Yavuze ibintu kandi nizere yuko yanabisabe n'imbabazi atari uburyo bwo kugira ngo wenda ibintu bigabanyuke atabyemera kuko nabyo byashoboka. Hari abantu bameze batyo. Ayo magambo umuntu kuyavuga bene nkayo uwo nguwo nyine ya Apotre kuvuga ngo muzongera umutore wirukana abandi ngo bakariri karekare bagira bate karimi karyoshye andi mabandi ya karimi karyoshye ariko arabazi kuko ayo mabandi agomba kuba yazi akwiriye kuzayakora iperereza akayagaragaza. Ntabwo tugomba gutega 24 n'ubu ngo perezida aracyafite imyaka 2 yo gukora itenyo of office ya mabandi muhabwa mutabazi yamufasha kuyatungera agatoki akaboneka. Urumva neza ariko kugira ngo utegereze 24 kandi amaze kwica byinshi kuko ibanduze icyo ari cyo. Turabasuhuje inshuti mudukurikiye kuri Primo Media, reka tubifurize kugira amahoro y'Imana. Turi kumwe na Pasteur Peter Musisi. Pasteur Peter Musisi mumaze kumenyera kuri Primo Media buri cyumweru adufasha mu gusesengura ingingo zijyanye na politike, yobokamana ndetse n'ubuhanuzi. Pastor muraho neza? Ya turashima Imana. Imana yo mwijuru baho umugisha. Turi hano turabakunda gahunda yanyu. Bamwe mwiza mukora wivuga butumwa no kwamamaza ukuri muri iki gihe kigoranye. So rero Imana yo mwijuru baho umugisha. Nkabone umwanya wo gusuhuza bose bakurikira Primo Media TV hirya no hino ku isi mpereye ku bari mu karere kacu k'ibiyaga bigari, kandi niringiye ko imbere y'Imana ibazi mwese. Nkabasuhuza rero nzi yuko Imana ibakunda, ariyo mpamvu bino biganiro bageraho mwese bari kuri uru rubuga abatari baruzaho ndabashuhuje. Nkabashuhuje muri umwanya wo kubasuhuza bari hakurya y'amazi magari bari mu bihugu binyuranye. Abamwanya wo gusuhuza n'abavandimwe bacu Barundi, Abanyamurenge, Abarwandafone bo hirya no hino muri kano karere kacu ka East Africa na Afrika y'Uburasirazuba yo hagati nka Congo ndetse na za Congo Brazzaville na Gabon. Ya Imana ibaho umugisha, ibagirire neza, mukomeze mukore kandi mugire amahirwe mu byo mukora, ariko cyane cyane mutekereze ku by'ubugingo bwanyu. Imana yo mu ijuru mwese rero ibahe umugisha. Reka dusenge kugira ngo tuganire. Mana ya Abrahamu na Isaka na Isirayeli uhimbazwe, ishimwe n'ikuzo n'icyubahiro n'iby'izina ryawe bikomeye. Nuko rero komeza ubane natwe, tugirire neza, turinde muri iki gihe kiruhanyije kandi kigoramye, kugira ngo tube tuboneye kandi tunganye amaso yawe, kandi ibyo tugiye kuganira bifasha abazabyumva kandi abenshi bakore ku mitima yabo nk'uko biri kugeza none. Tubyambarije mu izina ryawe Yesu Kristo umwami wacu, amen. Pastor, muri iki cyumweru rero mu Rwanda hari kugaruka cyane ku nkuru ya Bamporiki Edouard wari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco, amaze gukurwa mu nshingano ze. Yarahagaritswe ndetse nawe ku munsi wo kwa gatanu ku mugoroba yanditse kuri Twitter yemera ko yakiriye indonke anasaba imbabazi. Mbere na mbere iriya nkuru wayakiriye ute, wayivugaho iki? Ya nk'umunyarwanda usanzwe nubwo jewe ibintu byo mu nzego za politike n'iby'isi sinyankunda kubigiramo umwete, ariko ko ibintu byose iyo bibaye ku muntu ari we wese ko dufite umutima wa kimuntu, kandi cyase ikibazo cya politike ni ikibazo cya wenda twavuga yuko nta muntu udakosa, abantu bagwa mu byaha, twese turi abantu. Ubwo wenda yakoze icyaha kuba rero byaramubayeho byarababaje nk'umuntu. Nanjye ntabwo nakwishimira yuko umuntu yahemuka cyangwa yahemukirwa cyangwa yakora ibintu bibi. Cyane cyane tuvuga ko hari ubutunzi bw'igihugu bunyerezwa n'abantu bake bakabwikubira, haba mu mayere cyangwa ku mugaragaro, noneho rubanda rusigaye rukagenderaho, cyane cyane imfubyi n'abapfakazi n'abadafite ishingiro rugero n'abandi bose bageneye ibyo bikorwa. Rero ntabwo nakwishimira ibyo ngibyo, ni bibi cyane kandi birababaje.
ubwo nawe yabyiyemereye, ubwo nta kindi twe twakongeraho uvuga ko icyo cyaha yacyemeye kandi gisaba imbabazi, kandi nta kiri inyuma y'imbabazi. Wenda ubucamanza bwo buzareba igikwiriye kubaho, niba wenda ibyo yatwaye ibyo yabigarura, wenda bakamugirira impuhwe, simbizi. Ariko ntabwo ducira umuntu wari wese urubanza. None se hari ikintu kindi umuntu yakwibaza, gusaba imbabazi, kwemera icyaha hanyuma ukaguma iwawe mu rugo kandi ari icyaha gikurikiranwa n'amategeko, ibyo bivuze iki? Ariko niba bagikoze muri framework of the law, hari itegeko ribihamya, ntabwo ari ikintu bakoze kiri outside the law. Wenda bayi ntabwo bagize ayo mahirwe gukoresha iryo tegeko, ariko iyo babikoze wenda basanze ibyo akurikiranyweho wenda ashobora kwicunga akaba mu rugo bakazabikurikirana. Erega umuntu kumushyira mu buroko si cyo kintu kigaragaza yuko umuntu, iyo uzi umuntu umukontora ukaba uzi ngo nta cyari ntahari bujye, ukaba wowe ubizi kandi itegeko ribikwemerera wabimuha, kuko ntabwo babikoze batifashije amategeko. N'amategeko n'ubundi banditse, aho ko batayikoresheje no ku bandi nicyo nakwibaza. Ariko nabwo sinajya kubaburanya, wenda nibo bazi gravity of the problem. Barenye bati uriya abo tumurekeye mu rugo iwe wenda yagenda cyangwa se urukundi byamera. So ubwo ni ukugenda bivuga. Gusa icyo nshaka kuvuga, hari akantu ugenda notisize kabi cyane atari kuri ibyo ngibyo. Iyo urebye itangazamakuru, bari ku matangazamakuru mpuzamahanga, reactions zabo zari mixed. Hari abishimye, abandi bakamwishongoraho ngo reka urebe ibyo wakoze, kureba ibyo wavuze. Kandi abo bavuga batyo, nabahuje nabo ubwoko, wenda nabakabaye bareba yuko yakabaye avuga nk'ibyo bavuga, noneho bakishimira yuko abaye atyo. Abandi nabo wenda bakavugishwa n'ishyari, cyangwa se abandi hari n'abandi bababara bakavuga ati ntibyari bikwiriye kubaho. Nanjye ndugwege mu bantu babayijwe n'iki gikorwa cyabaye kuri uriya muvandimwe. Gusa nkibaza, urareba yuko iyo ibintu nka biriya bibaye, hari icyo tureba ikintu cyo bita the perpetuation of the polarity of our society. Abantu bacu bya bintu birabaranga, ntaho bagiye, uko bari bameze imyaka myinshi niko bameze. Umuntu ngo nuko we yarebye agahagarara mu kuri akavuga icyo abona ari cyiza ari cyo kuri, none barimo baramwivuga hejuru, kandi bakakubwira ngo bararwanira ngo kuzana demokarasi. Niyo mpamvu ugiye biriya bintu bijya bisetsa. Demokarasi si ubundi bivuga iki? Demokarasi hagomba kuba freedom of speech, siko se bimeze, and freedom of opinion. Ukaba wavuga icyo ushatse cyangwa ukareba icyo uvuze. None se abantu bavuga ngo bararwanira demokarasi, njye nicyo nshaka kwibariza abo ngabo n'abandi bose bazabyumva. Mwakwishongora mute ku muntu ngo rekurebe ngibyo wagiyemo? Kuri bo ahubwo yakabaye wenda ari mu byo bita opposition. Opposition n'umbese ni anti-establishment. Ikintu cyose kukirwanya nta n'impamvu ihari. N'abazina hari, ariko ugomba kurwanya ishize mu gaciro. Ari gusa kuko yagiye mu gaciro akavuga ibintu, akamagana genocide, akavuga ati abayikoze nabo baguye kugira batya, kuko bari yabona genocide ntibayamamaza. Nje mbona batanayitaho kuvuga ibyayo. Ahubwo bashakisha impamvu, bajustify impamvu yabaye. Abo ni bande pastor? Ndavuga abo ngo bahoze bamwishongoraho, bamwe bari no hanze, abandi bari n'imbere mu gihugu. Nkavuga nti ibyamubayeho bakabaye babyishimira koko, bifashishije impamvu ngo nuko hari ibyo yavuze, avuga ngo ashyigikiye ngira ngo ubutegetsi buriho, cyangwa se deko kuvuga ubutegetsi buriho, ahubwo ashyigikiye ukuri nuko ibyabaye umuntu akavuga uko biri kandi akabigaye uko biri. Nge nibyo mvuga. Niba harabaye bibi, ni nkuko nanjye naza umuntu akanga yataha wahimutse. Ndi umuntu mwiza namwemera ndi rwose, kuko Imana imbabarire nawe mbabarire, koko ahantu rwose ntabwo nagenze neza. Si byose byakabaye byiza byo dukwiriye. None se kuki umuntu abihindura ishu? Ndagira ngo abantu babikora bamwivuga hejuru kubera icyo ngicyo, bamenye ko bari mu mugayo imbere y'abantu bose. Kuko niba bavuga bamwe muri abo ngabo bari hanze wenda barwana no kugarura wenda amatwara, cyangwa se gushyira icyo bita ngo ni amatwara meza kuruta ari hano iyo dufite. Yewe ubwo sinshaka kujya muri politike, ahubwo ndashaka kureba bari abantu ikintu bakoze, uburyo nanjye hari ukuntu cyandiye ahantu. Umuntu ari mu byago muramwivuga hejuru, mumuhora iki se?
ntabwo muhora icyaha yakoze ubu ahubwo aramuhora ibyo ngo yavuze agaye ibyariho kandi buri wese wenda yagaye ushyira mu gaciro noneho bikarangira bamwivuze hejuru ni nk'iby'abana iyo urebye niyo mpamvu mwereka nta bantu bike ariko we ntujya ureba ibintu uko ibintu byarangiye iyo ureba isi urareba igana he abantu urashaka umuntu akabura umuntu ajya kumureba ukaba muri kontekisite y'ubuyobe mu idini y'ubugoryi mu mibereho ugasanga abantu barapfuye ukibaza se ibi bintu byabayeho niyo tunabivuga kuki bitababaza umuntu ese iyo niba umuntu runaka amakosa y'umuntu runaka cyangwa ubuhemu bwe bwatuma ibizira nakoze binkurwaho icyo cyo ntabwo njye nyumva ntimurimo niba narakoze ibizira noneho umuntu runaka wundi agakora ibyo nawe akagira ibindi akora wenda bibi noneho ibyanjye byatuma ibyanjye binyezwaho nkaba umwere kubera yuko runaka wundi nawe mbona yakoze nk'ibyo ngibyo ntabwo ibyo bintu bijya bibaho ni ukuvuga ngo umuntu aba akwiriye kubanza akiyunga n'Imana akamenya icyo ari cyo kuko n'abantu bavuga ati twe turarwana demokarasi mu Rwanda turashaka ibi n'ibi kubizana yego none se ko mwigaragaje yuko mukomeza gukora icyo bita polarization mu Cyongereza kwa kudahura kw'abantu bari mu Rwanda mbese abanyarwanda mu bwoko bakomeje kuba bari polarized opinions zabo runaka ibyo batekereza kandi mu by'ukuri dushobora kuba ari n'ibinyoma ibi rero kugira ngo bikomeze ni abantu kugenda bitwaza akantu kabonetse bakakubakaho rero mvuga ngo kubyerekeye ikibazo bya Bamporiki ni ako kantu njye nashaka cyane kwibandaho kuvuga kugira ngo bariya abantu bamenye ko baravuga mu kinyejana cya 21 ariko bavuga ngo abantu ni abahanga ni abanyabwenge ariko kandi ikibabaje nibwo abantu basubiye inyuma mu bwenge kuko umuntu ntabwo agifite kwibaza no kwigaya ntabwo bikiriho no kwinenga byavuyeho aba rero nibwira yuko Bamporiki ntibari bakwiriye kumufatira n'ibyo ngo bamwivuge hejuru bamwishongoraho ngo kubera ibyo yavuze cyangwa kubera ibyamugaragayeho byaba yaravuze yavuze ibintu atagamije kwihakirizwa cyangwa ibindi igihe uko mbibona agamije gushyira mu gaciro abameze nkawe bagize ubutwari nkawe ni bake cyane ibyo rero twabimushimira ku byerekeye icyaha yakoze rero izo ni nke z'umuntu byamubayeho kandi yabyemeye bisaba imbabazi ubwo inzego zibishinzwe zizakurikiza ibyo zizabona gikwiriye so ibyo rero byabaye aho ngaho birababaje cyane kuri Bamporiki barakoze Pastor mu bantu rero bagize icyo bavuga kuri Bamporiki bari imbere mu gihugu abo bari hanze bo nubwo nabonye byinshi mu byo bavuze baravuze hari uwitwa Apotre Mutabazi ngira ngo uramuzi njya mwumva simuzi ariko ndamwumva yaranditse kuri Twitter ngo ruswa no gukunda igihugu ntibijyana atabaririmba ubutwari tugwijemo ibigwari abigisha umuco harimo ab'imico mibi umuntu wayoboye itorero urubyiruko n'umuco ni uruhe rugera haye urubyiruko pike 2024 tuzamutora ubwo birashoboka ko yavugaga Paul Kagame adukize n'andi mabandi y'akarimi karyoshye ariko abantu bacu bazi kujagirizwa none si ibyo se bihuriye he ni ukuvuga ngo umuntu wese ashobora gukora ikintu kibi kandi kuri iyi si twebwe tuvuga yuko abantu bose bari mu mubi iyo batari muri Kristo Yesu ni ukuvuga ngo umuntu uyu Apotre uyu ni Apotre babyandikaga Apotre se muri bivuze iki we nsobanura Apotre ntabwo mbibona gutyo ariko narinzwe Apotre ubundi bivuze intumwa abantu bacu rwose mufite ikibazo gikomeye Apotre ni intumwa yego ubundi twe tuzi the 12 apostles ba Yesu Kristo sibyo abandi ni intumwa wenda z'umwuka wera zitora kugira ngo zivuge ubutumwa ariko babwirijwe n'umwuka kandi bavuga ibya Kristo ibyo rero byo kuvuga uyu Apotre Mutabazi ni Apotre wandise wa Yesu Kristo cyangwa na Apotre wa system itegeka isi n'abari wa system itegeka isi right je nashaka kumenya na Apotre wande iyo uvuze Apotre ngomba kumenya na Apotre wa Yesu Kristo ntabwo nzi umwami akorera muri abo bombi ntabwo nabihamyana reka twemere uwakorera niba ari uwa Yesu ntabwo byari ibya Yesu wenda akaba yavuga ko Kristo
ntabwo yashinja yacira bampora icy'urubanza. Kristo yashaka yuko bampora iki yihana, nibyo yakoze, akababarirwa agakizwa. Njye nicyo nasabira, ntabwo namusabira wenda gufungwa cyangwa kubabazwa, ahubwo namusabira yuko yihana kandi akariha ibyo yangije, amafaranga wenda akayagarura. Ariko ni umuco mubi, no ubucamanza. Njyewe ntabwo nashaka kwinjira ko hari amategeko akurikizwa. Njye ndavuga nk'umukristo, ariko amategeko akurikiza azagira ati azarebe ko nawe afite uko afata umuntu wemeye icyaha kandi yakoze koko, kandi yizere yuko yanabisabe n'imbabazi, atari uburyo bwo kugira ngo wenda ibintu bigabanyuke atabyemera, kuko nabyo byashoboka. Hari abantu bameze batyo. Ariko nigeze kumva umuntu ngo wasabye imbabazi bagiye kumwica, aravuga ati nimumbabarire sinzongera kuba umututsi. Nose cyari icyaha se yari yarakoze? Iyi si ifite ibintu byinshi bibabaje. So rero nibyo ngibyo nabyo katufata yuko koko yiniyanire umutima wahamanya n'umutima yuko ikintu yagikoze. Niba arabikoze rero kandi yamaze kubisabira imbabazi, let the law takes its course. Amategeko nakurikize ibintu. Kandi nyakubahwa perezida wa repubulika wenda niwe kuko niwe wamushyizeho, nawe yasabye imbabazi n'abanyarwanda twese. Ubwo rero azareba icyo yakora. Gusa igihe cyo ntekereza ayo magambo umuntu kuyavuga bene nkayo uwo nguwo nyine ya Apotre ntabwo byari ngombwa kubivuga. Cyakora naba ari ko yabihisemo yakoze, ariko warumbaje ngo mbivuge iki. Njye ntabwo nabyishimira. Ubimbaje kugira ngo umbishe uko yavuze. Ntabivugaho iki se? Ohege nabigaye ntabwo ari byo. Kuvuga ngo muzongera umutore wirukana abandi ngo bakarimi karekare bagira bate karimi karyoshye. Akarimi karyoshye. Andi mabandi ya karimi karyoshye. Ariko arabazi. Kuko ayo mabandi agomba kuba yazi, akwiriye kuzayakora iperereza akayagaragaza. Ntabwo tugomba gutega 24. N'ubu ngo perezida aracyafite imyaka 2 yo gukora. Iteni of office ya mabandi muhabwa mutabazi yamufasha kuyatungira agatoki. Akaboneka, urumva neza. Ariko kugira ngo utegereze 24 kandi amaze kwica byinshi. Kuko ibandi uzi cyari cyo. Ibandi a bandit ni umuntu ububangamiye society. Is a criminal. Nase twakwihangana for the next 2 years tumutegereje kandi mo yica ibintu. So the guy who knows the whereabouts zayo mabandi akwiriye guhamagarwa akadufasha. Naho ubundi ntabwo ari byiza. Numva habaye ibintu byo kurengera abantu kwitwa ngo amabandi, ariko ntaba nahari ni byiza, ariko ayatwereka kwaye kuko abo bandi afite icyo yamenyera harakizi. Na karimi karyoshye niho yamenyera. Ubwo n'abandi twese zadushyiramo simbizi. Ariko may God help him, Imana imufashe. Pastor, turimo dukorotira cyangwa dusoza iyi ngingo irebana na Bamporiki. Mu kanya wavuga guti barashoboka ko babonye ari ngombwa ko afungirwiwe acunzwe gutyo. Ariko ukavuga uti uribaza impamvu ku bandi bitakozwe. Ibi no mwitangazamakuru bamwe babifashe nk'ibintu bidasanzwe. Kuko mu bantu bavuba tuzi bibayeho wenyine. No wenyine. Ariko nakubwiye ngo amategeko biterwa n'icyaha icyo ari cyo. Iki cyaha gihanwa kuva ku myaka 5 kugera kuri burundu. Yego. Icyaruswa se? Yego. Ingingo ya 17 yo mu gitabo cy'amategeko ahana ibyaha ya 2018 avuga ko iki cyaha cya ruswa ari icyaha cy'ubugome gishobora guhanishwa kuva ku myaka 5 kugera no kuri burundu. No kuvuga ngo kingana kwica umuntu, kuko n'umuntu we iyo wishe umuntu aho wakwicijana. Icyaha ari burundu. Yego. Abashyizeho amategeko bose namenye byaba ari kunuko. Anyway, ni ukuvuga ngo ariko se babikoza hari itegeko bishe se mu kwemera wa muntu kuba ari we. Ubundi niyo ntuza ni nayo principe iyo umuntu atarahamwa n'icyaha abagifatwa nk'umwere. Nta mpamvu yo kumujyana hariya keretse kiba ari icyaha nk'ubugambanyi bw'igihugu n'ibindi byaha bikomakomeye. Ariko ubundi principe nuko ukurikiranwa n'ubutabera agomba kuba ari hanze. Yes. Wambwira urugero se rwo wibye riya mafaranga aho kumufungira iwe bakamutwara mu rugo. Ahubwo imbaza ibitandukanye. Undi bigeze bafungiriwe yariye iyo ruswa cyangwa yakiriye iyo ruswa ntawe nzi. Ariko se ariho yari umuyobozi. Ntawe nzi.
ariko nzi rubanda rugufi bagiye bahita batwara. rubanda rugufi birashoboka yuko no kumenya uwo ari we no kumukontorora byaruhanya wenda sinzi, ariko ubundi hari icyo bita court bail, ngira ngo mu Rwanda ntabwo bijya bibaho. Bisigaye biba mu minsi ishize, nabibonye nko ku bantu babiri. Iyo umuntu kuko nta mpamvu, kuko mbona yuko abantu benshi basaba kuburana bari hanze akenshi babangira kandi bafite nabo bita suretizi ku kintu cy'abantu kose ngo yamara iminsi 30 ngo iperereza rigikorwa, iminsi 30 ikarangira bakongeraho umuntu akandi ngo arafunze. Urumva nebwira yuko that's not justice, ubwo ushobora kumufunga n'umwaka. Nigeze kubona umuhungu umwe mu motari yambwiye ko bamufunze umwaka n'igice kuko indayi gusa yamwihambiriyeho ayihetse, sinzi yarayitwaye ahantu, ayisabye amafaranga imuhinduye ko ngo yaragiye kuyifata bibi intambara, baramutwara bimara ukwezi bimara iki, hafu yaza avayo kandi nta rubanza, avayo usanga iyo byarangiritse n'ibiki byose. So ndibwira yuko ibyo ngibyo sinzi wenda inzego bazabigira, ariko akaba ari akarengane gakomeye kandi gaburyo urenganya umuntu. Abantu benshi bo kubera yuko abantu batazi Imana ntibaba bazi yuko ibyo bintu one day bizabagiraho ingaruka. Hariho icyo bita investment mu bibi, ugashora imari mu bibi, noneho byatangira kuzana inyungu cyangwa byatangira kuzana when it comes to fruition, bitangiye kwera imbuto zabyo, ukajya mbarira nawe ukarira kandi you invested in that, ibyo nibyo washoyemo nawe imari yawe. Ariko rero abantu bakwiriye kujya boherezamo, cyane cyane umuntu atari dayahadi criminal. Hari umuntu wisha abantu, umuntu wakoze ibiki, njye mbona n'abantu basohoka hanze yapfumuye inzu cyangwa yakubise umuntu amuremera umutwe cyangwa n'umuntu w'ikihebe kiraho, bakamutwara kuri police yo kubona bamugaruye yasohotse gusa uyu nguyu ngo nubwo nta kintu yarambaze, ugasanga umuntu baramuretse, noneho undi muntu arakurikiranywe biratinze, akantu gato bamuhaga wari umuntu wari umfashije, wafite ibyo akora, wari ufite abantu afasha atabara nk'ibyo twavugaga ubushize, abereye ku isonga, afite umuryango areberera, ugasanga niwe uteseka. Noneho cyo wawe ntumurara hoyi ubumarine cyangwa n'icyo, ugasanga mutwaye ngo yibye cyangwa bajya kubona ukabona bamuga ari ku street yagarutse. Do you see what it means? Je biranyobera ku byo ngese ibyumva. Usanga umuntu ngo ahantu genda njyaganira bitwo nabuzukuru ba Shatani. Rubavu. Rubavu. Kugeza ubu ngubu ngira ngo nabwo baracyanananye baracyahari. Bigize rufata umama bamutera intuza bamwambura ibintu bye baragenda. Ariko abantu bakabaho, polisi yarananiwe, inzego zaraniwe ngo abantu babahunga. Abo bafunze mu gitondo cya kabiri ukabasanga bagarutse. Ubwo n'urugero ntazi, ariko hari n'abandi benshi ba Marindi barizanya Bugogo n'ahandi hose nyamibona. Those are terrible guys. Ariko ugasanga nyine n'ubundi yarasanzwe araho ntacyo yishe. Wanamufunga wanagira ute? Nta muntu asize inyuma ngo arababara, nta mwana, nta mugore, nta. Ariko ndi muntu bafite icyamari umuryango, ugasanga niwe uteseka n'uwa muryango ukangirika, ukabura epfo na ruguru, ukazarangira ahubwo babandi abana b'uwo nguwo muzima ararengeye, ejo bakazabiro bahinduka bakabindaye, bakabanywa barumoje, abandi bakaba bamari, you know. So isi ifite ibibazo bikomeye cyane. Gusa ndibwira yuko ibyo bintu Imana izabidufashe mu birangire. Pastor, muri iki cyumweru rero hanavuzwe umusore w'imyaka 31 wo mu Gatsata witwa Uwurukundo Olivier, ngo yashyikirijwe urwego rushinzwe kugenza ibyaha mu Rwanda RIB ya Gatsata kugira ngo abazwe ibyuko yari amaze iminsi ngo arongora inkoko, akaba yarabikoze inshuro 5 nkuko babivuga. Ariko iryo jambo kurongora nacyo cyo mbaza nkivugiho. Iki kintu abantu bagihinduye. Uziho kurongora gusa gukozwe ari jambo risigaye rikoze isoni. Niko mu Kinyarwanda cyacu umuntu dufite ko twita ikintu. Hariho gusambanya umugore cyangwa umugabo cyangwa itungo, cyangwa biribyita kuryamana naryo. Icyo kintu cyo bakaye bakoresha. Kurongora ni ijambo ry'icyubahiro. Harongora umugabo, hakarongorwa umugore. Sibyo? None iryo jambo ntikwiye gukoreshwa umuntu yarongoye inkoko. None se n'ubukwe batashye. Cyo sinyumva neza. Bajye bashyira mu gaciro barebe. Nukuvuga ngo Kinyarwanda kigiye gupfa kandi kirapfa abantu bakireba. Icyo rero nkivuyeho
ibi bintu uvuga ibigaragaza yuko abantu barimo barakoreshwa n'abadayimoni, barakoreshwa n'abadayimoni ko tugeze mu gihe gipfuye. Ubundi Bibiliya itwereka yuko abanyakanani icyatumye Imana ibarimbura imbere yayo nuko bakoraga ibyangwa bimeze bityo. Bibiliya itwereka ko mu magambo meza kandi akomeye haravuga ngo amagambo y'Imana aravuga ngo ahangaha amagambo y'Imana atwereka uburyo abantu ibyo bakwiriye kuzira. Muri ibyo bakwiriye kuzira kandi bakwiriye kutegera byatumye abanyakanani barimbuka bakirukanwa imbere y'Imana, harimo n'ibyo byaha ari byo isi ya none ikora, kandi ikabikora yibwira yuko mu kubikora tuzaboneramo amahoro. Imana niba yaratsembye abanyakanani ikabirukana imbere yayo, natwe ntabwo tuzarokoka kuko tumaze kugera kuri urwo rwego rukora ibintu nk'ibyo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo katurebe umurongo Abalewi 20 umurongo wa 13 aravuga ngo umugabo natinga undi bombi bazaba bakoze ikizira ntibakabure kwicwa. Ibyo ni bya bindi wambwiraga yuko muri Espagne hari ministeri yashyizweho ishinzwe gukangurira abantu gukora imibonano mpuzabitsina nabo bahuje no gukangurira abantu gukora imibonano mpuzabitsina. Ni umukino mbese ni kimwe mu bintu byafasha abantu kugira ubuzima bwiza. Ariko ibi ngibi Bibiliya iravuze ngo urubanza rw'amaraso ye niwe ruzahama. Uwiteka ibintu nk'ibyo ngibyo arabyanga urunuka. Umurongo wa 14 umuntu narongora umukobwa na nyina kizaba icyaha gikomeye, azatwikwanwe nabo kugira ngo icyaha gikomeye kitaba muri mwe. Ibi ni ibintu abantu basigaye bakora, umwana akamuharika nyina, ibyo birahari. Ibyo byose ni ibizira abantu bajya barenza amaso cyane numva yuko bikomeye. 15 umugabo naryamana n'itungo ntakabure kwicwa, iryo tungo naryo muzaryice. Kandi umugore cyangwa umukobwa niyegereza itungo ryose akaryamana naryo, uzamwicane naryo, urubanza rw'amaraso ye niwe ruzahama. Ahangaha itungo ndibwira yuko n'inyoni nayo twayibari mu itungo nk'inkoko n'ikindi. Bibiliya ntisobanuye inka, intama, inkoko, icyitwa itungo cyose uzaryama naryo ntakabure kwicwa. Kandi ibi ngibi birisobanura neza yuko ibi ngibi impamvu bibiriho. Bibiliya iravuga ku murongo wa 22 ngo nuko mujye mwitondera amategeko yanjye yose n'amateka yanjye yose mubyumvire kugira ngo igihugu mbajyanamo guturamo kitazabaruka. Ntimuzakurikiza imihango y'ishyanga nzirukana imbere yanyu, kuko ibyo byose babikoraga bigatuma mbanga urunuka. Ni ukuvuga ngo Uwiteka yanze urunuka abanyakanani bakoraga ibimeze bityo. Twebwe abariho abatuye isi ba none ni iki twakwireferaho kibi dukora? Ni abanyakanani. Niba rero dukora nk'ibyabo ni iki byababayeho? Ni uko Uwiteka yabanze urunuka. Abantu rero bakora ibintu nk'ibi, ubwo si bivugiye huriya kumucira urubanza, ariko nderekana yuko Imana ibintu nk'ibyo byanga urunuka kugira ngo abantu babyumve. Kandi kuki babikora muri kino gihe? Kino gihe ni igihe kiruhanyije kumva, kuko nta murongo uhari wo kumanaginga society. No, society is being mismanaged. Why? Ibyakabaye babwirwa iyobokamana ntabwo rikora umurimo waryo nkuko bikwiriye gukora. Ahubwo bibera mu bindi mu bintu muri politike, mu tuntu n'ibindi n'abashinga n'amategeko nayo ubwayo. Nkuko twari tumaze kuvuga mu kanya, ureba cyane cyane
hitwa hakandamizwa cyane umuntu wakoze ikintu kandi umuntu uzi runaka, wakabaye ari nkayo, wakabaye ufasha abantu. Ibyo rero ne gutandukira, ndashaka kwerekana yuko gusa abantu barimo bangirika bose, abantu turangiritse, turagenda tuba babi, ibyo tuvuga, ibyo dukora, ibiriho byose. None ikibabaje, biragenda abantu babimenyera, bigasa nkaho part of our culture, niko abantu tumeze, tugomba kubaho. Ibyo rero bikaba ni igitangaza gikomeye. Ubundi Bibiliya iravuga ngo ukoze nk'iki, iyo ni Imana, agomba kwicwa. Amategeko y'u Rwanda abuza umuntu kuryamana n'itungo. Yego. Abuza umuntu se gutingana. Ntacyo avuga ku butinganyi, nta bwemera, nta nabuhakana. Kandi birivuze ngo utinganye n'undi ntibazabure kwicwa. Ariko u Rwanda ntabwo ari igihugu kigendera kuri Bibiliya. Bifite amategeko. Kamubwire rero, amategeko yose asuzugura icyo Imana yavuze agashyiraho ikindi, ayo mategeko azagusha ishyano. Niba umuntu noneho niba rero umuntu aryamanye n'undi nta gisho babitwara, n'uryamanye n'itungo ntacyo bazamutwara. Ariko imbere y'Imana data ngo ababikora nabo kwanga urunuka. Nk'ubu ngubu iyo umuntu yasambanyije itungo ahamwe n'icyaha, afungwa igifungo kuva ku mezi 6 kugeza ku myaka 2. Umuntu waryamanye n'itungo yahamwe n'icyo cyaha. Twebwe turi mu isezerano rishya, nta nubwo tuvuga yuko amategeko aduciraho iteka, ahubwo amategeko mu isezerano rishya avuga aratwereka yuko ari igihe cy'imbabazi z'Imana, kugira ngo abakora ibyo ngibyo nibatihana bakiriho bakazapfana ibyo byaha, mwizuka bazacirwaho iteka. Urumva bitandukanye isezerano rishya n'irya kera. Aha ndakwereka impamvu nkuzaniye amategeko kuyakwereka, nuko kwereka uko Imana ifata ireba ibikorwa mu isi muri rusange bibi, yuko bitera umujinya bikaba bizatuma abantu bazarimbuka. Ari nayo mpamvu ubutumwa bwiza bwakayibubwirwa mu mbaraga z'umwuka wera, kugira ngo abantu bakizwe. N'ubu ndashaka kuzashyiraho, hariho gahunda nashaka gutangiza ijyanye n'uwo murimo, kugira ngo ningira amahirwe nazemerwa kubikora, kugira ngo abantu babwirizwe ubutumwa bwiza bw'imbaraga buhindura abantu ibyaremwe bishya, duhereye kuri twebwe ubwacu. Kuko ibintu byo kubaho ngaho abantu bameze batyo bakaba umujinya w'Imana ni ikibazo gikomeye cyane, kandi Imana y'ukwiri iri hejuru ya byose kandi ifite uko imeze. Noneho icyo nshaka kuvuga ni iki, amategeko niba tubwira atya, twe ntabwo navuga ngo leta ikurikiza amategeko ya Bibiliya, kuko na Yesu ntabwo yaba yakurikije cya gihe yafataga wa mugore wasambanaga. Yaramubajije ati, hari ijambo yabwiye umugore, yaramubwiye ati genda ntuzongere gukora icyaha, kugira ngo ishyano rirutiri ritazakugeraho. Iryo shyano yavuga rirutiri ni irihe? Yo yaragiye guterwa amabuye gusa, ariko ishyano riruta iryo guterwa amabuye agapfa ni ukuzajya muri Gehinomu by'iteka ryose. Abakora rero ibi ngibi n'abakora ibindi bimeze nkabyo bishamikiyeho, kuko buri muntu burya agira imbaraga zo kuvuga undi, ariko mu mutima we ntiyirebe uko ameze. Twese rero turi vulnerable, Satani ashobora kudukoresha ibi. Icyo nsaba no kugira ngo duhungire muri Kristo, ni utweza akaduha n'imbaraga zo gutsinda icyaha. Imana ribaho umugisha mwese. Pastor, reka dusoze. Twarebaga kuri izo ngingo ebyiri zonyine, ntabwo tugiye hanze y'u Rwanda ngo turebe ibivugwa muri Afurika no hirya y'umugabane wa Afurika. Reka dusoreze aha ngaha niba ntacyo wongeraho. Icyo nakongeraho ni muri rwo navugaga ku byerekeye isuku igenda yangirika bambi, nkabona nanone yuko bino bintu biri mubera mu isi, ngira ngo wabonye yuko hariho gahunda yo gukora icyo bita summarization of the world. Wabimenye ibyo ngibyo? Wamenye yuko hariho gahunda yo gukora icyo bita summarization of the world? Oya. Ubwo uzakimenya mu minsi iri imbere. Hari gahunda yo guhindura isi yose kumera nka Somalia uko imeze. Ndabasha abasirikare b'Abarundi baguye ejo bundi. Ni ibintu bikomeye cyane. Imyaka 15 irashize kiriya gihugu kimeze, apana imyaka 15 hagiye ibyo bita UNISOM, unuva ngo baranayihinduye byitwa ukundi. Ariko gahunda kijya gihugu ko kimeze
niko Afurika yose igomba kumera, ariko n'isi yose igomba kumera. Ni ibintu abantu bakaye bareba Imana ndibwira ko nta munyarwanda n'uwasaze usibye kugira ngo umusazi urindere muzima ntawe kuvuze ko tupera nka Somalia, ariko niyo gahunda ihari. Ese ko ndeba Satani badupangira ibibi, Imana twateye umugwani bakaba tubera umutabazi, tutita ku byayo, bizagenda bite? Icyo kibazo ndakibaje abazayikurikira bazibaze ko Satani adupangira ibibi birenze ibyo tutitekereza n'ibyo twibwira. Kuko twariye umunsi we don't know what is in store for us. Ntabwo tumenye uko biza kumera cyangwa uko ejo bizaba bimeze. So rero tugomba, abantu bari mu isi tugomba gukanguka, tukamenya ngo hari imigambi irenze iyo twatekerezaga mibi ku isi, kandi ninde uzayiturinda nuko twaba twegereye Imana by'ukuri kandi tuyumvira. Imana ibaho umugisha, nicyo narangiza vuga. Senge data wa twese uhimbazwe kandi ushimwe. Amagambo tuvuze twibwira yuko ari kizamarira abazayumva, kandi azafasha abambaye umubiri kugira ngo batere intambwe nziza yo kukwerekeraho Mana, bakwerekezaho imitima yabo, aboroheje abakomeye n'aboroheje, ndetse abatunzi n'abakene. Tugire neza rero kugira ngo Mwami wanjye aya magambo adufateho imitima yacu, kugira ngo duhindukirire umukiza w'icyitwa uyu munsi. Tubyambarije mu izina ryawe Kristo Yesu umwami wacu, amen.